neza. Iyi ni Inclusive Channel. Inclusive Channel izanyuzwaho ibiganiro bitandukanye, imyidagaduro, iyobokamana, ndetse tuziga iki. Turabizi yuko mu muryango nyarwanda harimo abantu bafite ubumuga n'abatabufite. Twebwe turibanda ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Turabizi ko bamwe ni inshuti zacu, abandi ni abavandimwe. Ese tuzi kuganira nabo? Tuzaganira nabo, ese tuziga ururimi rw'amarenga nyarwanda kugira ngo tuzajye tumenya uburyo tuganira nabo. Niyo uzajya ubagezaho iki kiganiro tw'Inyange Beata. Ntabwo nzaba ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Aho neza, amazina yanjye nitwa Byukusenge Berta. Muraho neza. Iyi ni Inclusive Channel. Amazina yanjye nitwa Inyange Beata. Tugiye kuganira n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Mu kiganiro nagiranye n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, natangiye mubaza niba ameze neza, ambwira yuko ameze neza, ndetse mubaza amazina ye, ambwira ko yitwa Dushimimana Yves. Mbwira nuko bamwita mu rurimi rw'amarenga. Nanjye namubwiye amazina yanjye nitwa Inyange Beata. Mu rurimi rw'amarenga bakaba banyita gutya. Nongera kumubwira kandi ko nishimiye guhura nawe, nabansubiza yuko yishimiye guhura nanjye. Ndongera ndamubaza ese Yves ni muntu ki? Ambwira ko Yves ari umwarimu mu kigo cy'ishuri ry'abana bafite ubumuga bwo kutumva i Nyamirambo. Ambwira kandi ko ari ikigo cy'abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ndetse n'abadafite ubwo bumuga. Nongeye kumubaza kandi niba yaravutse afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga cyangwa se niba byaraje nyuma. Ambwira ko yagize ubwo bumuga nyuma. Ambwira ko ubwo bumuga bwaje afite imyaka 7 cyangwa 6 yuko atabyibuka neza. Mubaza ese ubwo bumuga bwatewe n'iki? Ambwira ko bwatewe n'indwara ya mugiga. Yambwiye kandi ko nyuma yo kugira ubwo bumuga ubuzima bwakomeje nta kibazo. Gutakaza kumva byaje buhoro buhoro kugera aho atakaje kumva burundu. Namubajije kandi niba kwigisha abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga hari imbogamizi zirimo. Ambwira yuko harimo imbogamizi. Nk'urugero, iyo wigisha umwana udafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ubwo n'umwana wumva, umwigisha ijambo agahita arifata ako kanya, ariko umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kumwigisha bisaba guhora umusubiriramo. Akenshi bakunda kuzanwa ku ishuri cyangwa koherezwa ku ishuri imyaka yabo yararenze cyangwa se barabaye bakuru cyane. Nta jambo na rimwe bazi, ukagenda umwereka uti iki n'iki cyitwa gutya. Ariko iyo bamaze kuza bafite imyaka iri hejuru cyangwa yararenze imyaka yagenwe kuza mu ishuri, biragorana kumwigisha cyane. Iyindi mbogamizi irimo nuko
akenshi baza ku ishuri, ndavuga abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, nta bikoresho by'ishuri bafite. Nongeye kumubaza kandi niba kwigisha umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bigoye cyangwa se ari ibisanzwe nko kwigisha umwana udafite ubwo bumuga. Yves yambwiye yuko kwigisha umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bisaba kwihangana, ugahora umusubiriramo kenshi kugira ngo amenye icyo umwigisha. Nongeye kubaza Yves ese ni iki cyakorwa kugira ngo umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga azanwe ku ishuri cyangwa se yoherezwe ku ishuri hakiri kare. Yves yambwiye yuko icya mbere cyakorwa ari uko ababyeyi bashishikarizwa kujyana abana ku ishuri hakiri kare. Niba ari imyaka yagenwe yo gutangira amashuri, ari imyaka runaka, ari umubare uyu n'uyu w'imyaka, umwana wese akajya ku ishuri, yaba umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga cyangwa se umwana utabufite, akajyanwa ku ishuri hakiri kare. Abana bose bakajya mu ishuri mu gihe kimwe. Ikindi kandi hari ibigo byigira ubuntu, ariko mu bigo by'abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ibigo by'amashuri, amashuri yabo arahenze cyane. Hakaba hashyirwaho rero uburyo umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ibyo bigo by'amashuri yabo nabo bakwigira ubuntu. Ndashaka kandi kukubaza ibindi bijyanye n'ubuzima busanzwe. Ese kuganira n'abantu badafite ubumuga biba bigoye cyangwa se nta kibazo bumuhura nawe? Yves yambwiye yuko mu kuganira n'abantu badafite ubumuga bigoye kuko ururimi rw'amarenga dukoresha biba bigoranye cyane. Umuntu udafite ubumuga ntabwo abenshi bazi ururimi rw'amarenga. Izo ni imbogamizi nazo duhura nazo. Nk'urugero, Yves iyo agiye ku isoko, umucuruzi abasha kumenya cyangwa abasha kuvugana na Yves mu buryo bworoshye? Biragoranye pe! Rimwe na rimwe turandikirana ko nifuza iki n'iki, rimwe na rimwe ntitubashe kumvikana, ariko wenda twagira amahirwe nkareba icyo nshaka ko kiri aho hafi, nkatungaho urutoki cyangwa se nkerekezaho urutoki ku cyo nshaka ahantu kiri, ariko izo ni imbogamizi cyane. Nongeye kumubaza kandi iyo umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga iyo agiye nko kugura umwenda, ese biroroshye guciririkanya? Hari nk'igihe batubwira bati ni 1,000, akwerekana nka rimwe ntumenye niba ari 1,000 cyangwa se niba ari 10,000. Nk'urugero se kandi iyo umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga agiye kwa muganga, biroroshye kuvugana na muganga kugaragaza uburwayi umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga arwaye? Yves yambwiye ko nk'urugero iyo umuntu utumva utanavuga agiye kwa muganga, batwaka mituweli tukayitanga, twese tukazihereza utubwiye ngo tuzimuhe, ariko mu gihe cyo kugaruka ngo ahamagare umuntu runaka, wenda agahamagara ati Yves, ngiye nkaguma nicaye aho ngaho kandi wenda bampamagaye, ariko kubera ko mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga sinumve ko bampamagaye, ubwo nkamara umunsi wose nyitegereje aho ngaho. Ibyo rero ni imbogamizi nayo tujya duhura nayo. Twagera imbere ya muganga ntitubashe nabwo kumvikana. Iyo tutabashije kumvikana rero nsubirayo ntavuwe, nkaziyambaza uwundi muntu wo kuza kumfasha kugira ngo twumvikane na muganga. Nongeye kumubaza kandi uburyo izo mbogamizi zakemurwa. Yves yansubije yuko byaba byiza yuko abaganga bamenya ururimi rw'amarenga, umurwayi ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ndetse na muganga bo ubwabo bakabasha kumvikana, akamubwira uburwayi bwe akabasha kuvurwa. Ushatse kuvuga yuko se ururimi rw'amarenga abantu bose barumenye harimo n'abaganga byakoroha?
cyane rwose. Rimwe na rimwe tujya twumva yuko abantu badafite ubumuga bavuga yuko ururimi rw'amarenga rugoye kurumenya. Oya, ntabwo rugoranye rwose. Ni ururimi nk'urundi, ni ururimi rworoshye. Ni nk'ururimi nk'Icyongereza, Ikinyarwanda, bisaba kurwiga kandi. Ushobora kurwiga nk'umwaka umwe cyangwa se ukarwiga mu gihe kiri munsi y'umwaka. Murakoze cyane mu kiganiro cyiza tugiranye. Namwe murakoze.